Turabasuje mu izina ryese abakunzi b'isengesho TV aho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi abari mu Rwanda by'umwihariko mu ntara zitandukanye z'igihugu umujyi wa Kigali mwese turavuze ngo shalom 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 n'indamukanyo y'abana y'Imana ivuga ngo amahoro amahoro nuko dusuza abakunzi bacu mwe mwakoze subscribe kuri YouTube channel turavuze ngo Imana ibahereze umugisha kandi umugisha uva ku Mana nuwo ngo tubasabiye ibyo urimo gukora ahuri mbese gahunda zawe zose zicemo kubera Imana mu izina rya Yesu. Uyu munsi tuje mu kiganiro turi kumwe n'umugabo ufite ubuhamya bukomeye yaba mu mivukire ye mu mikorere ye ndetse n'uburyo yagiye akura afite ubuhamya butangaje mu by'ukuri n'ubwumva nawe uraza kwemera ko Imana ari Imana y'ibitangaza kandi ari Imana ikura kure kandi ari Imana mu by'ukuri ivugana n'abantu. Buriya hari ukuntu umuntu akavuka ari icyigisho ku bantu ariko abantu ntibabimenye. Rero niwe turi kumwe mbere ko dusenga reka dusabe umukozi w'Imana turi kumwe abanze abasuhuze mu izina rya Yesu. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka abahe umugisha, Imana yahera ibahagarareho. Mazina yanjye ndagije Imana Theophile intumwa. Turabakunda cyane ku Isengesho TV, turabanezerewe cyane kandi murakoze cyane turabakunda. Imana ibahereze umugisha turi kumwe na Theophile niwe turi kumwe muri kiganiro gusa ndagira ngo tubanze dusenge tugira siroga ivuga ngo mbere na mbere Imana ni ya mbere mu buzima bwacu. Nubyuka mu gitondo ukabona biremeye ukarambura ukuboko bikemera ukarambura ukuguru bikemera suko ari cyurusha abandi ujye uhereza Imana icyubahiro. Reka n'umundi dusaba umukozi w'Imana Theophile adusengere Imana aheshe umugisha abakunzi b'isengesho TV. Urakarama uwera wa Isiraheli, uri Imana nzima, uratabara ugira neza bugaca bukira, watubwiye kuzatugirira neza mu majya no mu maza. Ndasengera abanyarwanda bose n'abanyamahanga bakurikira Isengesho TV muri kano kanya. Kandi data ndagira ngo muri kano kanya ubane natwe muri byose kuko ni wowe byose. Bara natwe muri kino kiganiro kandi abari wowe wagura imitima y'abagikurikiye ukomeze ubahagarareho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Imana ibahereze umugisha rero mwinshi nababwiye ngo niba utarakora subscribe uyikore uzajya ubona notification uko tuzanya hangaha ibiganiro. Hano twanyuza ubuhamya butandukanye, twanyuza ijambo ry'Imana, twanyuza inyigisho zagufasha, rimwe na rimwe tujya twanyuza amakuru y'ubukungu mujya mubibona. Mbese ikintu cyose gifite icyo cyamarira abantu muri rusange tukinyuza ahangaha. Ibintu bidafite umumaro hano turabyirinda. Reka n'ubundi twinjire mu kiganiro. Theophile, amakuru yawe? Amakuru ni meza cyane mukozi w'Imana Pastor Kenny. Umeze ute? Turaho turashima Imana rwose ntacyo twayishinja dukurikije ahantu tugeze n'ibice n'ibikatwanyuzemo byose nkaba ngihumeka umwuka w'abazima n'ukuri ndashima Imana cyane. Yego. Niba atari ibanga wakijijwe ryari? Nakijijwe mfite imyaka 8 nibwo natangiye inzira y'agakiza. Ariko nkaba mama yari yarambwiye ko njya kuvuka navutse mu buryo bugoranye cyane bumeze nk'aho ari uburyo bw'intambara. Naje kuvuka mama bamubaze, mama bamaze kumubaga. Wenda utaragira aho ngaho. Yego. Wavutse nari nkubaje ngo wakijwe ryari, wakijwe ufite imyaka 8. Yego. Niba ntibeshye n'ubwo ako gace turaza kukagarukaho. Noneho wavutse mu muryango w'abana bangahe? Navutse mu muryango w'abana 9. Nibyo mu bana 9 havuyemo umwe arataha, abandi twese turahari, dufite umukobwa umwe, abandi bose abagabo n'abasore. Ndi umwana wa 4. Ufite ababyeyi bombi? Mfite ababyeyi bombi. Okay, Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma warutubwiye ko Imana yavuganye nawe na mama wawe mu kuvuka kwawe. Yego. Mama wawe ne waguhaye ayo makuru yakubwiye iki umaze gukura? Maze gukura igihe nagiragamo ubwenge buri hejuru ho gatoya mu myaka 8. Abantu bajyaga bibaza impamvu nkiri muto cyane ngo bajyaga bansanga ahantu niherereye ngenyine mfukamye ndimo gusenga. Bakibaza ese kurimo gusenga uyu mwana kuki ahora asenga mama bikibanga. Kuko byari ngombwa ko wenda aribika sina nyuma yaje kunsobanurira impamvu. Igihe cyose nabaga ndahantu nicaye ngo yasangaga mfukamye ndimo nsenga. Bwo akababaza impamvu ndimo gusenga ndi mutoya mu rugo barabadivandiste.
nanjye nkurira muri iryo toro ry'abadivandiste igihe nje gukura maze kumenya ubwenge hahandi umuntu aba ameze nk'aho ari kwigenga ninjira muri ADPR ariko nkomeza kubwirwa bakajya bambaza ati kuki usenga ni iyihe mpamvu usenga ni ubuhe buryo butuma usenga mw'ubwo buryo ese ni icyo ubona nkababwira nti nyamara igihe cyose ndi gusenga mba mbona hari abagabo bampagaze uruhande turimo tuganira ati se abo bagabo baba basaba te nkabasobanurira nakundaga kubona abagabo bambaye imyenda yera ukabibona waramaze gukura ujya mu rusengero kuva ndi umwana nabonaga abantu bampagaze uruhande nkaganiza mama nkamubaza ntese mama ko mbona abantu bampagaze uruhande hari ikiganiro cyawe nigeze kubona ahantu uvuga ko ngo wavutse ufatanya ibiganza byombi ndagira ngo ugaruke kuri ayo makuru tubwire neza ayo makuru ku buryo wavutse ufatanya ibiganza noneho turaza kugera no kuri icyo cyiciro cyo kuba umaze gukura umaze kujya mu rusengero ubundi byagenze gute kugira ngo mu by'ukuri uvuke ufatanya ibiganza mama ngo yaratwise yaje kunganiriza ambwira uburyo yantwisemo arambwira ati rero mwana wanjye naragutwise urakura amezi 9 aragera igihe cyo kujya kubyara nkubyara bambaze ubwo bamaze kumbaga basanze ibiganza byawe bifatanye biri mu gatuza igihe barimo babitandukanya bya biganza byawe basanzemo amagambo abaganga bamubyaje nibo babonye ibiganza byawe bifatanye yego mu gihe babitandukanyaga rero nibwo basanzemo ari amagambo Jesus is coming mu kiganza cy'iburyo none se urafata mikoro neza ibyo biganza byari byanditsemo Jesus is coming byari byanditse mu cyongereza muri ayo magambo nyine byari mu cyongereza harimo abatazi icyo bivuga biravuze ngo Yesu ari bugufi kuza araje ariko ikiganza cy'ibumoso cyarimo amagambo stop no kuvuga hari byari byanditse mu kiganza cy'ibumoso hakaba n'ibyari byanditse mu kiganza cy'iburyo icy'ibumoso cyari cyanditsemo stop iburyo handitsemo Jesus is coming abaganga babona ibiganza birafatanye barabitandukanya barwanya no kugira ngo bitandukanye nyine uko bagendaga babitandukanya niho haje kubaho igihe cyo kuba nakura nyine umubyeyi arakomeza arandera ariko kubera ko hari harimo rya jambo rya stop mu kiganza cy'ubumoso arabibika nanjye ubwo urumva uko nakuraga nagendaga mbona abamarayika nkabona abagabo bampagaze uruhande ariko sinarinzi ko ari abamarayika ya magambo yaracyanditse mu ya magambo uko nagendaga nkura yagendaga sibama ariko uko nagendaga nkura yagendaga sibama ariko nkagenda mbona ayo magambo nkabona abamarayika baranzengurutse nkabona ameze nk'uri mu nama y'abandi bantu nkabibaza mama akambwira ati mwana wanjye ushobora kuba hari ikindi kibazo ufite bikomeza kumbera urujijo cyane nyuma igihe cyaje kugera ndirukanka mbese mbivamo no gusenga ese ko wakuraga ukabona ayo magambo yanditse mu kiganza handitsemo stop ahandi handitse Jesus is coming ntibyaguteraga ikimwaro cyangwa kwibaza mbese nta kintu wabitekerezagaho urakoze najyaga mfata abandi bavandimwe gafata ibiganza byabo gafata ibiganza byabo nkavuga nti reka ndebe hano gafata ibiganza byabo reka ndebe ese ko mbona batameze nkanjye nabaza mama akambwira ngo mwana wanjye ibyo bireke nyuma naje kwiyumvisha ko ari na bimwe bajya bagira by'amatatuwaje ngira ngo ni ibintu hari byiyanditsemo ndavuga ndetse ko abandi mbona amatatuwaje abagumaho ngiye byagenze bite umunsi umwe numva abantu bavuga gusenga mu butayu nganiza umupapa umwe twari kumwe bamwitaga Manuel ndamubwira nti nsobanura ijambo ubutayu niki ambwira ibintu by'ubutayu uko bigenda ndavuga nti noneho nzajya njyenyine nanjye nje kureba umuryango wawe wavukiyemo mama wawe na papa wawe wavutse usanga bakijijwe barakukira nasanze ari abakristo b'abadivandiste b'umunsi wa 7 bakomeye cyane bamwe batarya n'inyama ubona ko rwose batabyemerewe abaganga babonye mu magambo yanditse mu biganza byawe yego niki babwiye ababyeyi bawe baramubwira ati tubiya hano twari mu mujyi wa Ruhengeri hariya nyine barabaza ati se uyu mwana nuwa kangahe nibyo babaje umubyeyi niko numvishe yambwiye anyereka amubwira ati uyu ni umwana wa 4 ese uyu mwana kuki yavutse atya byagenze bite
aravuga ati nanjye nuko mbibonye ni igitangaza cy'Imana kibonetse mu Rwanda, reka tubitega amaso turebe uko azakura tuzagenda tumenya impamvu y'ubu buryo avutsemo. Abantu bakajya baza mu rugo nkabona bari kuncungera cyane, bansuhuza bakandeba mu biganza, nkumva ko nyine ntandukanye n'abandi. Nabanze no kugira ipfunwe, najya ndeba mu biganza by'abandi nkavuga ndetse ko mbona ibiganza byabo bisa neza, bimeze neza, njyewe ni ukubera ko ibiganza byanjye bitameze nk'iby'abandi. Gusa uko nagendaga nkura ngira ubwenge, data yagiye